kuri kandi umugore arataka maze azana amazi kubita 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 umugore arataka. Tutagiye kubeshya, wowe indirimbo ikunzwe muri quartier urimo ni iyi? Ese iyi ngiyi uri kumva muri screen yawe yo urayumva gute? Igisubizo cyawe ni ingenzi, kinyuze muri comment n'abandi batubwira ukuntu babyumva. Quartier yawe indirimbo iri hit, indirimbo muri guceza, indirimbo muri kumva, mbese mu kumva irabashimishije ku rundi rwego. Yandike muri comment niba bitakugoye. Iyi mihanda ibintu birakomeye. Ubwo mu Rwanda indirimbo igezweho ari uyu musore witwa G-Tough, wamenyekanye cyane mu minsi yasize binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo nka Facebook, YouTube ndetse na TikTok n'izindi zitandukanye. Mu minsi yasize akaba yaritangarije ko yigeze kubatwa n'itabi, inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Yabaye umwana w'imihanda ariko ubu ni icyamamare ku rundi rwego. Iyi ndirimbo ntiramara ukwezi ariko imaze kugira ibihumbi birenga 100. Nawe ibaze uru rwego ihise igeraho. Quartier zose nta yindi ndirimbo bari kumva uretse iyi ndirimbo y'uyu mujene witwa G-Tough. Mwite G-Tough ku mihanda, abantu baramuzi. Ku mihanda ibintu yabiciye. Ese witegereje neza iyi ndirimbo ko yakunzwe cyane kuri uru rwego no kubera ko ari nziza, cyangwa ni bya bindi bita ngo ibyawe ntaho bijya, kandi ngo itara ryatse nta kintu cyari buza kwaka, cyangwa itara ryawe rizaka igihe utazi? Niba ukiri mushya kuri uyu murongo mugari rero, manze wakanda subscribe kugira ngo uze ugezwaho bya bindi utazakura ahandi. Nze nkugezaho ibintu bidasanzwe bitandukanye. Uyu muhungu ku mihanda rero ibintu yabiciye. Mwite G-Tough nk'uko twabivuze haraguru, yigeze kubarizwa muri genge zimwe ibiyobyabwenge bya danje. Noneho ubu igihe kirageze ngo yigaragaze. Gusa ntago byamuviriyemo amahirwe kunywa ibyo biyobyabwenge, kuko byageze nyuma agira kesi ahuriramo n'abandi bajama be, dore ko ariko twabyita, noneho aza gufungirwa imageragere. Akivuye rero ni nabwo yatangaje ko yigeze gukora ibintu bidasanzwe bikaza kumuviramo ingaruka zitandukanye. Gusa akimara kuva muri gereza yaje gutangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ibintu bitandukanye, aza no kwerekana ko afite impano. Gusa ikintu cyaje kumutangaza nuko akiva muri gereza ibitangazamakuru byinshi cyane byaje bimugeraho kugira ngo bimuhe interview. Noneho akajya avuga ubuzima bwe ukuntu bwagenze ari muri gereza, ndetse akaza anatangaza byinshi bitandukanye yanyuzemo mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa yaje azanye igikabyo cya danje, aho yakoreshaga slangs ziteye ubwoba nk'umwana wabaye ku mihanda. Rero namwe murabyumva, yaje akubita ibintu yabiciye. Gusa abantu baramukunze bitewe n'uburyo yasetsaga biteye n'ubwoba, kugeza na n'ubu aracyakomeje gutwika ku mihanda. Aho yitabiriye Jen's Comedy, nawe niba waragiyeyo nizere ko wasetse kakahava. Nubwo yisanze afite impano yo gusetsa ku rundi rwego, abantu bagaseka bakava mu byabo, bakagera naho batanga n'amafaranga bakajya kumureba. Gusa byageze nyuma aza kugaragaza ko ashoboye no kuririmba mu njyana ya hip hop. Abenshi murayizi kandi mwumvishe n'indirimbo ze zitandukanye. Yasohoye zimwe mu ndirimbo abantu barazikunda, ariko kugeza uyu munsi indirimbo imwe ye itaramara n'ibyumweru 2 niyo imwubakiye agatafari kuri YouTube channel yiwe. Imihanda yose bari kumva G-Tough. Abenshi bati iyo niyo ndirimbo nziza cyane, abenshi bati impamvu yakunzwe nuko ari gishegu, bamwe bati nuko avangamo ibintu bisekeje kandi cyane. Izo quartier ntazi, uri kumva ariyo mpamvu indirimbo ya G-Tough yakunzwe? Duhure muri comment please, duhure muri comment umbwire indirimbo ikunzwe muri quartier zawe. Ese ni ya G-Tough cyangwa ni yindi? Niba ihari yinyuze muri comment. Mwibuke gukanda kuri buto subscribe. Tuzagaruke tuvuga ku mateka ya G-Tough, ubuzima bwe kuva kivuka kugeza izi saha asohoye indirimbo ikaba igeze kuri uru rwego, ikaba igiye no kumuhindurira ubuzima. Mwari muri